ubumenyi n'ubushobozi bagiye bahabwa bari muri kaminuza, bize byinshi kandi hejuru y'amasomo bize n'ibirenze bijyanye no guhanga udushya, kwihangira umurimo n'ibindi mu byo twita soft skills. Ibyo byose turatekereza ko bizabafasha mu mpinduka bazakora, haba ku giti cyabo, haba mu miryango yabo, haba no mu gihugu muri rusange. Aba banyeshuri nibo bagiye hanze kuba abayobozi, nibo bagiye hanze kuba ba rwiyemezamirimo. Ibyo byose barabitojwe muri kaminuza, tubitezeho kuzazana impinduka no gushyira imbaraga zabo mu kubaka igihugu, cyane cyane dukurikije icyerekezo cy'igihugu. Urabizi neza ko uru ni rwo rubyiruko dufite. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, ni wo mubare w'abaturage uri hejuru. Rero ntidushidikanya ko ibyo bize n'ubushobozi babonye bizabafasha kuzana impinduka, umuryango nyarwanda ugatera imbere. Ikindi nanone navuga ko bazaba n'urugero rwiza rw'abandi banyeshuri bakiga, bazabareberaho bakabona yuko nabo bagomba kujya kwiga kaminuza kugira ngo nabo bakomeze gutanga umusanzu wabo mu iterambere. Ikibazo cya nyuma Dr. kugeza magingo aya hari abagera kuri 38 bagiye guhabwa impamyabumenyi y'ikirenga PhD. Kaminuza y'u Rwanda twavuga ko ari umusanzu cyangwa se intambwe mwamaze gutera ku buryo musohora abanyeshuri nk'aba ngaba. Twavuga ko mu by'ukuri icyerekezo ni iki? Icyerekezo ni Kigali. Kaminuza imaze gutera intambwe mu gutanga impamyabushobozi z'ikirenga. Kaminuza irakorana n'izindi kaminuza, ifite ubufatanye n'izindi kaminuza n'indi mishinga, bakabasha gutanga impamyabushobozi z'ikirenga. Ngira ngo mu myaka itaho imibare izaniyongera. Nkiri kuri ubwo bufatanye, nagira ngo mbabwire ko kaminuza ifite abafatanyabikorwa benshi mu guteza imbere uburezi nk'inkingi y'iterambere. Uyu munsi dufite n'abandi banyeshuri bahawe impamyabushobozi mu mushinga, muri porogaramu kaminuza ifatanyamo na Mastercard Foundation. Naho hari abanyeshuri 38 bahabwa impamyabushobozi uyu munsi, harimo abakobwa 28 n'abahungu 10. Nawo ni umusanzu ukomeye, kandi abo bose ni abazagira uruhare mu iterambere, haba kwiteza imbere ku giti cyabo, ku miryango yabo no ku gihugu muri rusange. Tubitezeho impinduka nyinshi kandi turanashima ubufatanye, kandi tuzi neza ko mu minsi iri imbere ubufatanye buzakomeza, ariko mu minsi iri imbere kaminuza izakomeza guha impamyabushobozi abanyeshuri benshi bageze ku byiciro bitandukanye no ku rwego rw'ikirenga, aho ubundi twajyaga tujya kubikorera mu mahanga, abanyarwanda babibonere mu Rwanda. Reka tubashimire. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Arakoze cyane, abisobanuye neza. Ngira ngo ibyo mukomeje kubona ahangaha kuri stade ya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye no muhango cyangwa se n'ibirori byo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri barangije, birumvikana mu makoreje 7 agize Kaminuza y'u Rwanda. Ariko uyu munsi ku nshuro ya 11 n'ubundi ikaba byabereye hano mu karere ka Huye, ndetse no ku nshuro ya 10 byari byabereye ahanga mu karere ka Huye, aho mu by'ukuri abaturage ari naho bavuga ko iki ari igikorwa kibongerera ubukungu, kuko ubu tuvugana abacuruzi babonye amafaranga. Urumva abantu basaga 20 bateraniye ahangaha, ntago ari abantu bake muri rusange. Twavuga ko n'inzego z'umutekano zakoze ibishoboka byose ku buryo twavuga ko abantu baturutse hirya no hino mu gihugu bageze ahangaha amahoro, ndetse ababyeyi bicaye n'abana baje guhabwa izi mpamyabumenyi nabo bicaye. N'abayobozi ba kaminuza murimo kubona, abayobora amadepartoma cyangwa se ibyiciro bitandukanye muri Kaminuza y'u Rwanda mu makoreje atandukanye, nibo murimo kubona ubu ngubu. Ariko asobanuye neza ko iyi myambaro bambara ishingira cyane muri departoma bakorera.